Rero mugabo mpa amafaranga yo guhaha. Nguhe? Amafaranga yo guhaha. Ayo naguhaye ejo bundi yagiye. Yarashize. Mwese niba yarashize ibyo birandeba. None se ndi wankuye iwacu uvuga ko uzantunga. Ibyo ngibyo. Oya garuka ubanze umpa amafaranga. Nta mafaranga yo guhaha ntabwo ngenda ajya mbwirirwa naravuye iwacu ndya kandi waranzanye uvuga ko uzantunga agira vuba ahubwo. Ese ubu ibiryo twaraye dutetse birarangiye kano kanya. Ariko mana mpa amafaranga winkesha umutwe nta mwanya mfite. Yemwe. Ubu ngubu ntuza kungarura 300. Ungarure 300. Aya mafaranga se aya ntabwo nayatora zana nari. God have mercy upon us. Ubwo amafaranga ariko njya guhaha. Ukakubwira. Uzi ndataho ubwiza ngo ndataho iki usibye ko napfuye kuyora. None se siko waje ukurikiye. Aha we mpa amafaranga. Nta amafaranga. None ugiye no kunyidunangiza. Oya mpa amafaranga ntabwo nge nabwira. Ubwo jo wampaye ibiryo ntago byageze. Nuje twatubogera uko turakwirira. Oya garuka banza umpa amafaranga ariko banza umpa amafaranga. None se madam. Ubu nta mushinga tuzigera tugira. Ibitekerezo ninda gusa. Mama. Umva nkubwire umuntu atekereza yariye nta mafaranga. Kandi amafaranga atubutse atekereza yariye. None se ubu komeruka kurya ejo bundi ngo sinjye gutekereza nta bitekerezo mfite. Ntago warayuriye. Ariko igitoki kimwe waraye mpaye nicyo kiri kuri uvuga intera hiseseme. Mana mbega umugabo mpa amafaranga. Ndi kuguha 500. Ungarure 305. Ngaho henda se basi. Nzanye igihumbi. Gihumbi se muri iminsi wakimara. Ariko abantu mugira 650. Ungarurire 300. Juru kuzana ntago ngende kugendana nabo. Aya se 600. Ubwo se aya mafaranga yakumara. Urayafata ntuyafata. Genda uyarye kandi urasanga nazinze natashye. Ndasohoka yakunana ahantu hasi. Ariko nabonye numirwa niko Mama. ndekura nigendere nigere kwitembera n'abacubaga. Ujehe. Amaye inka akusigaye urota kumanywa. Ndate tushaka kujya ku muhanda hano ahantu hasa gutyo uraryana. Akusigaye. None abari njye kubura. Ugomba gukubura kuko navuye iwacu. Ako rero niba ari njye washatse niba ari wowe wanshatse umva rero nkubwire. Guhera n'umunsi ntuzongera no kubitekereza ukundi. Niba udashaka kuntunga ubimbwire wankuye iwacu indyanwa ndyama neza nta muntu ntesha umutwe. Mpa amafaranga niyo ndi kugusaba yo guhaha. Waragizwa ugafata ubu bunana ukabumba. Ariko ubu ngubu 600 ntarimo imitsima 2. Ubu nagenda nkagenda nkirira imitsima. Nashanyagura. Siko nta n'isoni ugira sha. Ugomba kujya ku muhanda raje ndetse nta naho uraje. Ariko ubundi reka nkubwire sha reka nkubwire. Ibi bintu ni mama wabinkoreye. Ajya kukundangira. Abigukorera ko wari kutirangira. Sha urabeshya ariko reka nkwereke. Gaguteretera nkande. Ngiye kukwigira imitwe. Umva rero uretse kugenda. Reka rero twumvikane. Twumvikane. Niba uzi neza kuri bugende ntugaruke hano. Aya mafaranga urayafata ungarurire 300. Ntayo mfata. Zana nayo ntayo ubundi zana nayo. Ariko se madam waje ubu. Zana nayo. Mereza nayandi. Mana yandi aya ntacyo ari bumare. Garuka umbereza amafaranga. Utaza kugira nka gusatura. Naza kugusatura. Urandeba ukandeba bamaze kubwira. Urandeba ukabona ngiye wankubita. Iwacu bakumpaye se kwihanira byaraba nandi. Tutabeshya ubu nagukwikira ngo mukagaruka. Ariko abantu barase. Nkubita. Noneho uze kushyiraho utuntu twa mayonnaise. Hoya zana amafaranga. Ariko turiye 600 tukiteza imbere. Ejo aya mafaranga yahaye iki? Amafaranga yawe. Hari umushinga. Umushinga si. Noneho rero uteke nurangiza woroseho utuntu kutu. Genda urwanye amafaranga ntunagaruke hano Ko tutangana. Sinkurusha imyaka nk'icya 800. Uretse ngiye kwereka ko imyaka nkurusha ari nabwo bwenge nkurusha. Yewe indyarye n'indyame. Nawe unye numirwa. Nza n'umugora nkuburisha. Hakuri mbega ishaka we. Asuko bamere batigeze bashaka guri. Niko. Nyine ifite maje musabase. Toka. Umva rero nkubwire. Wera umunsi iri joro.
ejo bundi sinaraye nkurya inzara none narinzi ngo washize ubwenge kujya ariko none ndazanye ipenzi uraza kubibona turabireba nanjye ko numiwe umva rero reka nkubwire mburi kuntinza ndagiye kandi none areba nabi ndirarira kwa Kanyamukenya nugenda ntugaruke uratsasana nasigaye ingufuri none niba ari niri shaka nimeze gutona none reka nkubwire umva noneho pe narumiwe ese kuriya gushaka ni kuriya bigenda ushaka ujya bijyanye n'iki ku buryo naza n'umugore akankuburisha akantekesha akanyogesha ibyombo ibintu akanyambara boshya amasogisi bagiye kwambara bagiye gukata icyo ubwo akaba ari washatse undi nindi ubwo washatse undi wagajyaho ariko wowe madamu wawe uri kuriya nawe reka ngenda mutegeka uko nshaka ikibazo njyewe ni untege kandi nakubwiye ikibazo mfite yuko nyine navutse mfite umutima woroshye siko bambwiye ko ninzajya mvuga cyane kwa muganga bizankora mama ejo ubundi naraye murya inzara namuraye muhishi muheza umwuka ntacyo ntakoze yanze kuva ku izina na n'ubu uracyakubura mwenye uwanja wake ati noneho uyu munsi wanabaye ibamba dore ngo baradutegeka ariko nawe umaze kuba inganzwa sha wabyihoreye mwana wabyihoreye na n'ubu se amatwi ntabwo urayanyuza mwinshi ngo yagisubira ubwenge ku gihe kandi ahubwo narazanye muhejeje umwuka umunsi umwe ngira ngo aranapfuye ngiye kumujyana kwa muganga ndebe ko yasubiza ubwenge ku gihe byaranze ahubwo ngira inama nzakora iki ura nta wajya kuri RIB bakakugira inama niba uri mu bantu bakubita umugore bakamuriza umwuka wajya kuri RIB bakaba bakugira inama byaba byiza nta nubwo cyane antekeye mva inzara iri kumva ni cyane reka nkubwire ariko ngo RIB numvisha uvuga ngo RIB oya no gukina ahubwo da ariko rero niba umugore wawe tukajya kubirisha urumva muri iki gihe hari umugabo ugikubura ibyo by'uburingane bazanye umuntu yabikuraho nabyo ku buryo umuntu yankuburisha none ubwo nibwo bwuzuzanye bazanye narinzi yuko nge ngomba kubicara nkamuhahira kandi nabwo namuhahira 5 ku munsi irahagije 5 ku munsi akampa ibiryo ariko nkaba ubu mutumye inyanya gute 5 ni amafaranga menshi hako nawe ndi kumva wajya mwara navukanye njyewe se ko mutwara bugari ubwo niba mvuze ngo kwibarabara ni kwibarabara nkaganira n'abacu bagabo ngo se abari kumbwira ko nyenda ntarajya mu bandi bagabo byagenze ahubwo wowe ko byasakuza inzara iri kundya mwana sinje ibintu uri kumbwira ubu ngubu nashusho utariye kandi iyo nyimye n'ibiryo muri senkisa ahubwo reka nkubwire hari igihumbi nari mfite nari ngiye kumuhamo senkisa ubwo byari igihumbi wari ufite ugiye kumuhamo senkisa ubwo ujye wagera ku ngingo ngiye kukirya amagi amagi nindangiza nze niryamire ariko reka nkugishe inama nazanye umugore wa kabiri naramutendetse witwa Kanyamukenya so wajya kwirarirayo ariko se ubwo niba umugore umwe umuha senkisa ubwo ndi umuhanga mama aritunze ariko ni muri make uri umucyurwa wowe bagutwara bugare baragutunga bure buryo two baguhahisha oya da ntago ndi umucyurwa simfite abagore babiri ko ufite abagore babiri ubona abo guhingisha nabo gutahisha none se urutoki rwanjye nahinze rukaba rumaze iki se urwo kubatunga bombi none se uguha umugore 500 aracyagura iki muri nawe ariko wumva nabi wumva nabi ayo senye icyo gihumbi wari ufite erega abagore b'iki gihe urebye ntabe inzara iraguhugura doje uraja wirira imitsima ngo uraza ugenda ufate muri asengisi ufate mu mutsima mbatruwasa uraza uribye siko nawe nta bwenge ugira ngo nge nzanirira imitsima uziko ngusetse ngo nge nzanirira imitsima umuntu w'umugabo ubu nko kugorera ntiwawuri nawe urya da nete turubasanga nyine icyo gihumbi ubundi abagore rega nabo kudushuka barira ku isafuriya bakaza inda zagiye nawe ubwo bameze kanura maraka kumuha inyameshano ahita nzanire uragiye nyine ngwino tubwire aragashinga wagiye utampaye amafaranga yo guhaha
Ngwino nkubwire. mvugana nawe kurasanga nigendeye. Ahubwo nari nzi ko utari bunagaruke ariko nari kugira isoni. Mama Ibyo wahise yangu. twahita tubisikana gutya. Ngwino nkubwire. Oshimva imbere. Nzi ubwo wafashe n'umwanzuro. Nafashe umwanzuro. Ku buryo 600 utayahaye. Mbwire mu gihe udashoboye kuntunga ngo ibyo nifuza iwacu narabibonaga ndagenda. Umbwire iki? Ndi gushaka kujya gukora ejo nzaguha amafaranga. Uzagende nyine ntabwo nkiri kumwe nawe. Urangiye wambabariye. Byarangiye Mbabarire. Mbabarira nuko. Igihe wagendaga se kutigeze utekereza ku ngaruka z'ibintu nyine wakoze ukanyama amafaranga yo guhaha warangiza ukagenda. Ariko wambabarira none se kuba nta mafaranga ndagashinga ndi kubara ejo ndebe ko umushinga se utansangiza uwo ni mushinga y'abaki. Nzi umushinga nafata amafaranga umpaye nkanyurwa nayo. Mu gihe umpa amafaranga unjugunyira nagiye mfite imishinga iyo mishinga se imishinga n'imishinga. Muri make inda niyo ushyize imbere itumye unataha ubyiwanyu. Inda nuko utanyubaha ngo nsangize iyo mishinga yawe warangiza ukayipanga wenyine wajya no kumpa amafaranga ukampa udufaranga tu. Oho hagenda. Sawa. Genda ntabwo babu. Ariko se ko kuranagiye. Ndagiye none ufite ikihe kibazo? Ariko nakubwira utuntu twiza. Utuntu twiza se nadushyira mu gifu cyanjye kigahaha. Ngaho genda. Okay, sawa. Wambabariye se? Mubabariye. Iryanyu.